turi mu kwiga uburyo irangi ushobora kuba wamenya amabara y'amarangi cyangwa se uburyo irangi ushobora kugira ngo uzajye kurisiga uko ushobora kugira. None ubu aka kanya rero tugeze mu buryo bwo tugiye kuvanga irangi kugira ngo utangire usige. Nitumara kurivanga nibwo turi buze kujya gusiga, mugatangira kubibona abo twatangiranye muri cya gice cya mbere, icya kabiri, cya gatatu ndetse n'icya kane. Ubu tugeze mu gice rero tugiye gutangira akazi nkuko twatangiranye. Aka kanya rero murabona ko dufite iri rangi. Irangi rini ry'amazi nkuko nababwiye ko hari amarangi y'amazi, hari ay'amavuta, ariko iri ni irangi ry'amazi tugiye gusiga ku rukuta mu nzu. Ubwo rero abo twatangiranye ndakeka hari aho mumaze kugera, hari n'aho mumaze kuva n'aho mumaze kugera. Iri rangi rero tugiye kurifungura, iri turarifunguza amazi. Ni irangi nababwiye, iri baryita Pierre de France. Wowe twatangiranye nababwiye ko igihe kizagera tugatangirana akazi ndetse nawe ukajya gukora akazi. Ubu rero tugiye gufungura irangi. Gufungura mvuga ni ukurifungura nyine kugira ngo turisige. Murabona ko ni ya Pierre de France nababwiraga ko tuzageraho. Ubu nsizemo mu yindi ndobo, ngiye gushyiramo amazi. Ushobora kwibaza ngo ese ushobora kwibaza ngo ese ko dusizemo amazi gutya biragenda bite? Wegiye gusiga irangi urikoramo ntacyo yabitwaye. Ureba no mu ndobo, koza mu ndobo urikoramo nta kintu yabitwaye, ukavanga rya rangi neza bitewe n'uko ugiye kurisiga, ukarivanga. Ushobora kwibaza ati ese nzabwirwa n'iki irangi rigeze kuri wa mwanya wo kugira ngo ndisige. Irangi kugira ngo uzamenye ko rigeze ugenda ukoramo ukumva imbaraga zaryo, byaba ngombwa ukongeramo amazi. Ushobora kwibaza ati ese amazi twasizemo menshi. Ifite irangi ugenda wongeramo, ukongeramo, ugakoramo, ntacyo ritwaye, urakoramo rikakuvaho. Ukarivanga. Tubibutsa ko abantu twakomeje kubana kuri Zikene TV, dutangirana iri shuri ryacu, tubabwira ko ubaye utarakora subscribe ugomba gukora subscribe kugira ngo mu bice bindi dushyiraho ujye bibona, tujye tugendana nawe. Nababwiye ko gusiga irangi ntabwo bisaba ko uri umugabo. Ubaye uri umukobwa wabyiga ukarisiga, ubaye uri umumama wabyiga, ndetse n'umwana ushobora kuba yabasha gukora nawe akaba yabyiga. Nibwo wowe uri umwana ushobora kuryiga, bashobora kuba bataguha akazi, ariko ukaba wasiga agasaro k'iwanyu mu rugo, ukaba wagira. Dore ubu tumaze kurivanga, urabona ko ni irangi ntabwo urivanga ngo ricike amazi cyane, uraryegeranya nyine kugira ngo ugende umenya igikora. Ushobora kumbaza ati ese ko tubonye usizemo amazi ugashyiramo n'irangi, umenye gute nyine kugira ngo usige? Nawe ugenda ugereranya ukareba ukavuga ati irangi njya kurisiga ntabwo nzarigira utuzi, nzarifatisha ribe rifashe. Ubu aka ni agace ka mbere turagasoje ko kuvanga irangi, ko kuvanga. Reba mu ndobo ko kuvanga irangi. Ubu turabisoje, tugiye gutangira rero gusiga irangi. Igikorwa cya mbere mwibuka ko mbere twabigishije uburyo amabara y'amarangi, tubigisha amarangi uko ameze n'amoko y'amarangi. Twabwiye ko hari amarangi yo mu nzu, amarangi yo hanze, n'amarangi y'amazi cyangwa se amarangi y'amavuta. Mu bo twatangiranye mbibutsa ko mu bice ubaye utararebye bya bice bya mbere, wasubira inyuma ukajya kureba kwiga gusiga irangi no kurivanga, igice cya mbere, icya kabiri ndetse n'icya gatatu. Tukibutsa ko ubaye utarakora subscribe kuri Zikene TV, wadukora subscribe kugira ngo tugendane. Ndakeka ko tuzakomezanya kugeza ubwo wowe wibereye mu rugo uzabasha kumenya gusiga irangi, wajya kwaka akazi mukire wagusiga iryawe mu rugo. Ni byiza cyane, kandi nababwiye ko gusiga irangi ni akazi ubu ngubu kagezweho. Ubaye wiga segonderi cyangwa se universite, ushobora mu gihe unayirangije, mu gihe utarabona akazi, ushobora kwiga gusiga irangi ukajya kwaka abakire akazi cyangwa se n'abamabuje akazi, ukaba wibeshejeho. Nababwiye ko gusiga irangi ni akazi keza karimo amafaranga kandi kadutunze twe twagiye tugakora. Namwe rero nimuze twigane. Turakomeje rero, ubu tugiye gusiga. Duteruye ibikoresho byacu, turagiye.
murabibona turakomeje tugiye gusiga amarangi hano nababwiye bigera mu minota 10 ngiye bigera mu 10 zo kuzima Canita. Tendo canita. Iya. Hari. Hari ya. Ei.